twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Rwanda Gospel. Umunsi tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Pastor Elize tuguhaye ikaze ku murongo wacu wa channel kugira ngo ubashe kutuganiriza Imana tukurikire Imana dusubize abakunzi bacu Imana ikomeye, Imana ishobora byose. Ndahwanye nawe kuko uri imbaraga zacu, umwami wacu. Iyo tugufite ntabwo batugira, ahubwo turakomera kuko niko ijambo rivuga ngo turakomera mu maso hacu, turakomera mu butare, kandi twiringiye ko tuzabona ubwiza bwawe. Urakoze rero umwami, abantu batwumva bari mu gihugu cy'u Rwanda bakoresha bitandukanye bagire neza, bari mu bibazo bibakuremo, kandi abadafite ibyuzuye ubyuzuze, abadafite ibipfundikiye ubipfundikire, abafite ibicagase mwami ubisendereze kugira ngo babone umugisha wawe. Imbaraga yawe reka yuzuye ku bugingo bwacu tubone mu izina rya Yesu wacu. Pastor, turakwishimiye. Yesu aduhana umugisha. Karibu ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nifuje kugira ngo tuganire ijambo rivuga ngo niki kimura Imana mu buzima bw'umuntu, niki gikura Imana ahantu. Nkunda kuvuga ijambo rikomeye nkavuga ngo Imana iratura. Imana iturana n'umuntu, Imana ibana n'umuntu, Imana igendana n'umuntu, Imana iba ahantu mu rugo. Turaza gusobanukirwa ni gute Imana ibana n'umuntu, kandi icyubahiro cy'Imana ni gute gikorana n'umuntu, ni gute kigendana n'umuntu, ese ni gute kimuvaho. Haleluya. Rero Imana ibahe umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli 18. Turaza gusomamo amagambo makeya, dusimbuke Ezekiyeli 9, dusomamo amagambo makeya, twongere dusimbuke Ezekiyeli 10, dusomamo amagambo makeya, turaza gusoreza muri Ezekiyeli 41. Ibyo bice mwihanganire kandi mwumve neza, tuze kubikurikirana neza. Turasobanukirwa iby'iki gihe duhagaze, turasobanukirwa ese niki kimura Imana mu buzima bw'abantu, niki kimura Imana mu gihugu, niki gikura Imana ahantu abantu bagasigara bibwira ko bafite Imana ariko Imana yaramaze kugenda kera. Ese waba uzi ko Imana iva ahantu ikagenda? Ese waba uzi ko Imana iva ku muntu ikagenda? Ese waba uzi Imana yuko iva ahantu runaka ikigendera? Waba uzi neza ko Imana iva mu rusengero ikagenda? Waba uzi Imana ko itandukana n'umupasitoro, umupasiteri agasigara ku izina rya pasiteri ariko Imana yarigendeye? Haleluya. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo yerekwa uburyo Imana ivuga. Uyu ni Ezekiyeli ari yerekwa, ariko tuvuge ko tutari mu gihe cya Ezekiyeli, ahubwo turi mu gihe cy'ikinyejana, kugira ngo wumve ubutumwa bwiza, wumve ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yesu ubwo yari ari n'uyu munsi niko ari. Ijambo ry'Imana uko ryari mu gihe cya Ezekiyeli, n'uyu munsi niko riri. Haleluya. Haravuze ngo nuko mu mwaka wa gatandatu, ukwezi kwa gatandatu, ku munsi wa gatanu w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru ba Yuda nabo bicaye imbere yanjye, maze ukuboko k'Umwami w'Uwiteka kumbwiraho aho nari ndi. Nuko ndebye mbona ufite ishusho n'umuriro uhereye mu rukenyero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uherereye mu rukenyero rwe ugasubiza haruguru harabagiranaga, hafite ibara ry'umuringa ukubye. Maze arambura igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura kugeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana, angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere rw'aherekera ikasika, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Nuko mu bwiza bw'Imana ya Isirayeli buhari, kuko nari nabwerekeye mu gisizi. Amen. Reka tube turekeye ahangaha. Haleluya. Ahangaha Bibiliya iravuze ngo ese
Ezekiyeli yaremwe iyerekwa ry'Imana. Imana iramufata imukura aho yari yicaranye n'abakuru b'inzu ya Isiraheli, yari yicaranye n'abatambyi n'abahanuzi, ariko Imana imukura aho ngaho imujyana i Yerusalemu, imujyana mu murwa w'igihugu, imujyana aho ngaho imutembereza, irangije imujyana mu rurembo rw'Imana, rw'urusengero rw'Imana ya Isiraheli. Ngo noneho aho hantu Imana yari imutwaye ntabwo yahasanze ubwiza bw'Imana, ariko kuhasanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli mbere y'uko abubona yari yabonye ngo igishushanyo gitera Imana gufuha gihari. Haleluya! Icyo gishushanyo gitera Imana gufuha cyari gihari. Gusa ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwari buhari, ariko hari n'igishushanyo gitera Imana gufuha. Bisobanuye neza yuko Imana yari iri aho hafi muri Yerusalemu hagati, ariko yiteguye neza kugira ngo abantu b'Imana bayobye bagasenga ibigirwamana, bayobye bagasenga icyo gihumana gitera Imana kubabara no gufuha, kugira ngo bahindukire bareke ibizira byabo, bareke ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhagume. Ariko Ezekiyeli ahangaha araza kubitubwira neza mu gice cya 4, aravuga ngo nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhari nk'uko nari nabwerekeye mu gisiza. Haleluya! Aha rero akomeza avuga ngo nuko arambwira ati mwana w'umuntu, noneho ubura amaso yawe ureba ahagana ikasikasi, aho ni iburasirazuba, mera ko nubura amaso ndeba ahagana ikasikasi, mbona ndasize ngo ni ikasikasi y'irembo ry'igicaniro cya gishushanyo gitera Imana gufuha kiri mu irembo. Haleluya! Mu yandi magambo, icyo gishushanyo gitera Imana gufuha cyari mu irembo, cyari abantu binjirira, abantu bamanzaga kwinjira bagiye muri Yerusalemu cyangwa mu rusengero rw'Imana, babanje kuramya icyo kigirwamana. Ntabwo bari bagisenga Imana, ahubwo bamanzaga kuramya icyo kigirwamana kugira ngo binjire ahera h'Imana cyangwa mu rusengero rw'Imana. Byari bibabaje kuba abantu b'Imana bari bakwiye gusenga Imana, ariko ugasanga barimo barasenga ikigirwamana. Rero akomeza avuga ngo haleluya, nuko arambwira ati mwana w'umuntu, none ubura ayo maso. 6, maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo bakora n'iyo bikomeye ab'inzu ya Isiraheli bahakorera, bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera. Haleluya! Ese iri jambo muraryumvise mu gice cya 6, haravuze ngo Imana ibwira Ezekiyeli, iravuga ngo urazi iby'abakuru b'inzu ya Isiraheli, abo ni abapasiteri, abo ni abahanuzi, abo ni abavugabutumwa, abo ni abantu bayoboye abandi mu nzego runaka. Mbese urazi ibyo bakorera ahera h'Imana, ngo bituma ubwiza bw'Imana cyangwa bituma Imana ihava ikigira kure y'ubuturo bwayo. Imana ibasha kubana n'abantu barimo guhuza abantu, Imana ibasha kubana n'abantu bafite intekerezo zimwe, bafite umugambi umwe, ariko iyo umuntu yamaze gutera umugongo umwe mugenzi we, Imana irahava, kuko Imana ishaka kubana n'abantu bahuje ibitekerezo, bahuje umugambi, bahuje icyerekezo, bahuje misiyo imwe. Ariko iyo abantu batangiye gutekereza bitandukanye, Imana iva muri abo bantu ikajya ikahava, abantu bagasigara bumva bari kumwe n'Imana, ariko bagatangira kwiyobora. Haleluya! Jya kubwira abantu ngo uzacunge neza niba mu rusengero uyoboye Imana ikirimo. Abantu basigara baceza umuziki, abantu bagasigara bari mu byo bibwira, bakibwira ko Imana igihari, ariko ni ibiki byimura Imana? Hari ibintu 3 byimura Imana. Icya mbere, kurobanura ku butoni. Icya kabiri, ibyaha. Icya gatatu, kwishyira hejuru. Imana irahava ikigendera. Haleluya! Ariko iyo abantu bashyize hamwe, abantu baciye bugufi, bikurura ubwiza bw'Imana. Abantu batekereza kumwe, bikurura ubwiza bw'Imana. Abantu batobanura ku butoni, bikurura ubwiza bw'Imana. Imana irareba ikavuga ngo biriya bintu uriya mupasitori akora, nanjye n'Imana nabikora, reka manuke mushyigikire, reka manuke mane nawe. Haleluya! Iyo igihugu gifite ubuyobozi bwiza, abaturage batera imbere, abantu bagira ubukire, abantu bakubwa neza. Urugero rw'igihugu cyacu gutera imbere mu gihe cy'imyaka 20, abantu babaye mu nzu z'amakaro, abantu babaye mu nzu za kadasitari. Uyu munsi muri kinyejana hari abazita ngo ni gusugusu cyangwa bafite andi mazina bazita, baratunze imodoka. Ariko twibutse iminsi ya kera niko Bibiliya ivuga, benshi twari turimo dusabiriza, benshi twarahingirizaga, ariko kubera
yuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite icyerekezo kizima. Imana izana umwuka wayo ishyira mu bayobozi. Uyu munsi igihugu kiguwe neza, nta macakubiri arimo, nta nzangano zirimo, turarinzwe, dufite agaciro kubera Imana yaramanutse mu gihugu. Ariko tandukanya aho Imana, aho umuyobozi yataye ubwiza bw'Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Samweli nk'igihe Sawuli yamaze gutakaza ubwiza bw'Imana ya Isiraheli, igihugu cyamushije ishyano. Haleluya. Ariko rero uyu munsi Hezekiya wabanga icyo gihe abakuru b'inzu ya Isiraheli ntabwo bari bagisenga Imana, ahubwo ko bari basenga ibigirwamana. Haleluya. Umurongo wa kane wabanga nugajyana ku irembo ry'urugi, maze ndebye mbona icyuho mu nkiki, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ngaho abura icyo cyuho ku nkiki. Nuko maze gucyabura mbona urugi, nuko arambwira ati kingura winjire, kingura winjire urebe ibizira n'ibibi bakoreramo. Nuko ninjira, maze ndebye mbona amoko y'ibyigurura hasi n'inyamaswa zishishana n'ibigirwamana byose by'inzu ya Isiraheli bishushanyije ku rusinga impande zose, kandi imbere yabo hahagaze abantu 70 bo mu bakuru b'inzu ya Isiraheli. Hagati yabo hahagaze Yazaniya mwene Shafani, umuntu wese afite icyotero mu ntoki ze, kandi hatama impumuro y'umwotsi w'imibavu. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isiraheli bakorera mu mwijima? Umuntu wese, haleluya, iri jambo turishyire hagati, ngo umuntu wese mu bitekerezo bye abishushanyiriza mbese nk'icyumba iherereye. Ahangaha aravuga ngo mukorera, maze mbona mu kirere cyari hejuru y'umutwe w'abakerubi hari gisa n'ibuye rya safiro imeze nk'intebe y'ubwami. Maze Uwiteka arambwira, abwira uwambaye imyambaro y'ibitare ati genda ujya hagati y'inziga zikaraga munsi y'umukerubi, maze amashyi yawe yombi uyuzuzemo amakara y'ibishirira, ukuye hagati y'abakerubi uyanyanyagize hejuru y'umurwa. Amen. Nshuti mwene data, uyu mugabo yari yahawe kujya gusiga amavuta mu ruhanga rw'abantu banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu. Iyo tuvuze Yerusalemu tuvuga u Rwanda, tukavuga Kongo, tukavuga Burundi, tukavuga Tanzania, tuvuga Amerika, tuvuga Canada. Aho ni Yerusalemu y'umurwa wo mu isi w'Imana. Abantu bari muri Imana yohereje marayika ufite amavuta cyangwa wino gushyira mu ruhanga. Reka ijambo risubire ngo ni ugushyira mu ruhanga rw'abantu bagifite Imana muri, rw'abantu bagisenga bababajwe n'ibikorerwa mu isi, rw'abantu bagisenga bababajwe n'uko abantu batakirana, y'abantu basenga bababajwe n'uko abandi barya ubusa, rw'abantu basenga bababajwe n'uko abantu babaye hanze, rw'abantu basenga bababajwe n'uko abantu batabasha kwivuza, rw'abantu basenga bababajwe n'uko abantu batabasha kurya. Imana yohereje marayika gushyira ikimenyetso kuri abo bantu, kugira ngo abamarayika bandi aribo bari mu mwanya wa Satani baje kurimbura, ngo bafite inkota yicana itababarira umwana, itababarira umusaza, itababarira umukecuru, itababarira ndetse n'abandi. Noneho ngo Imana yongeye gutuma marayika wayo, haleluya, unyumve neza cyane, yongeye gutuma marayika wayo, wa wundi washyize ikimenyetso ku bantu, noneho ndimuhaye gushyira mu biganza bya marayika amakara yaka, ngo iyanyanyagize hejuru y'umurwa wa Yerusalemu, iyanyanyagize mu gihugu wabo, iyanyanyagize kuri buri muntu uwo ari we wese. Ariko umuntu uriho ikimenyetso cy'amaraso, umuntu uriho ikimenyetso cy'Imana, buri muntu uriho ikimenyetso cy'amavuta y'Imana, uniha usenga agasengera ibizira bikorerwa mu isi, uwo nguwo ntabwo umuntu uzamugeraho, ntabwo ayo makara azamuza, ntabwo izo ndwara zizamugeraho, ntabwo amakuba azamugeraho, ahubwo Imana ya Isiraheli izamukiza muri byose. Unyumve neza. Ariko ingaruka n'izi zisuka abantu b'Imana. Nuko Imana irareba ikareba igikorwa
cyazana usabane bw'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo ibikorwa byawe bizacira Imana inzira izi gusanga mu rugo rwawe. Ibikorwa byawe bizacira Imana inzira ise muri bizinesi yawe. Ibikorwa byawe bizatuma Imana iza gutura mu ruganda rwawe. Ibikorwa byawe bizatuma Imana iza gutura muri akawunti yawe. Ibikorwa byawe bizaza gutuma Imana iza kurwanya ababisha bawe. Bibiliya ivuga ngo ababisha bazakurwanya baciye inzira imwe, ariko Imana izabatatanya baciye mu nzira zirindwi. Reka mubwire, indwara zaza ariko zatatana ziciye mu nzira zirindwi, Imana ikakurinda, Imana ikakurwanirira. Ibibazo wari urimo bigakurwaho, ariko ikibazo ni iki? Ni ukugira ngo wongere ugarure ubwiza bw'Imana Isirayeli mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ntabwo turi busome igice cya 41, ariko nawe uhasome. Haravuga ngo nuko nimwiyereka ngo mbona ubwiza bw'Imana Isirayeli y'Imana bugarutse. Ngo bugaruka aho bwahoze. Iki kigaruka ubwiza bw'Imana Isirayeli. Reka mvuge gatoya ku mugambi w'Imana turimo kugana ku musozo. Dusomye Bibiliya mu minsi ya kera, twumva yuko abahanuzi igihe bahanuraga cyangwa abatambyi bajyaga gutanga ibitambo ngo bakava hera bakagera cyane, ariko icyo gihe ngo bajyagayo bafite iminyururu cyangwa umurunga mu birenge byabo, ku maguru yabo, ngo kugira ngo ahandi batitunganya neza ahera cyane bahaba. Mu yandi magambo, ubwiza bw'Imana Isirayeli bwabaga buhari. Icyazaga cyose kidatunganye Imana cyarapfaga, cyageraga ahera h'Imana. Ariko reka twibaze, haciye imyaka myinshi cyane, Nebukadinezari yavuye iwabo araza n'amaguru. Umuntu utarakijijwe, umuntu utarabyawe bwa kabiri, umuntu utarabatijwe mu mazi meza, araza arenga hera, ajya hera cyane, afata ibyote, afata amatabaza, afata ibikombe bakoreshaga mu igaburo ryera cyangwa mu ifunguro ryera, arabijyana i Babuloni. Byatumye Nebukadinezari utarakijijwe, utandukanye n'abatambyi, ahaguruka akaza akagera ahera cyane. Natwe nuko abakurikiye Isirayeli bari barakoze iby'Imana, bari barakoze cyangwa n'amaso Imana irimuka iva ku buturo bwayo bwera irigenda. Abantu bibwiraga ko Imana igihari, ariko Imana yaragiye. Imana tubabarire, Imana tugire neza. Nebukadinezari araza agera ahantu Imana yicaye, ahantu Imana itababariraga abanyabyaha, ahantu Imana itemeraga yuko umupagani yahagera. Birashoboka ko Imana itemeraga ko abapagani bakugiraho ijambo. Birashoboka ko Imana itemeraga ko ibibazo bikugiraho ijambo. Birashoboka ko Imana itemeraga yuko amadeni akugiraho ijambo. Ariko kubera ko wimuye Imana, kubera ko wimuye ubushake bw'Imana, reka mubwire nshuti yanjye, ibibazo urimo uyu munsi cunga neza ariko udafite uruhare. Yesu yigeze kugera i Yerusalemu, arangije aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, ni kangahe nashatse kukubunikira nk'uko kibundikira abana bana, ngari kuranguranira, ngari ko hari igisiga ngo gikomeye cyane kiri mu gihugu gikomeye. Yavugaga Nebukadinezari, yavugaga umwami Nero. Yesu yaravuze ngo ariko igihe kizaza ngo ubwo abakwifuriza inama bazaza bagusenge Yerusalemu, ngo nanjye igihe bigeretse kuri ibi bazagusiga. Ntabwo Yesu abantu bakereje ubwo butumwa, n'uyu munsi ibyo mvuga wabikereza, n'ibyo abahanuzi bavuga murabikereza. Ariko reka mbabwire ijambo rikomeye, Yerusalemu yaje gusenywa n'umwami Nero mu myaka 450 ishize. Yesu yarahanuye ibyo bintu. Uyu munsi Yerusalemu ni amatongo, uyu munsi Yerusalemu abanzi bayubatsemo, ariko umugambi w'Imana, iyi Imana yavuze ntabwo ijya yifuza. Rero nshuti yanjye, reka mubwire ngo Imana iracyafite ukuboko kwawe. Imana iracyafite umugambi mwiza mu rugo rwawe. Imana iracyafite umugambi mwiza muri bizinesi. Imana iracyafite umugambi mwiza. Reka mubwire, vuba bidatinze nugarura umugambi w'Imana mu buzima bwawe, uzagaruzwa intebe yawe. Vuba bidatinze nugarura ubusabane n'Imana, uzagaruzwa ku ntebe yawe. Hari
uzagarurirwa ibyawe byose hatabuze na kimwe, uzagarurirwa ibyawe byose hatabuze na kimwe mu buzima bwawe. Iteka Imana Nyiringabo hari umugambi mwiza agufite, azakugaruriza ibyawe hatabuzemo na kimwe. Imana ibahe umugisha. Garura ubwiza bw'Imana Isirayeli mu bugingo bwawe, garura ubwiza bw'Imana Isirayeli mu rugo rwawe. Urugo rwawe ntabwo ruzasenya, abana bawe ntabwo bazasabiriza, ntabwo akazi kawe uzagakurwamo. Oya, iyo bizinesi yawe bibwira ko yarangiye, Imana igiye kuyitangira. Ijambo ry'Imana avuga ngo aho intege z'umwana w'umuntu zirangira, niho imbaraga z'Imana zitangira. Komera rero ushikama, Imana ibahe umugisha, Imana ikugire neza. Ariko uhagarare mu mwanya w'Imana, ugarure ubwiza bw'Imana Isirayeli. Ucunge neza niba mu rusengero usengeramo Imana ikiri, ucunge neza niba mu rugo rwawe hakiri mu busabane bw'Imana, ucunge neza niba muri bizinesi yawe hakiri mu busabane bw'Imana. Mu kiganiro gikurikira tuzigana ni ibiki byimura Imana, ni ibiki bikura Imana aha Imana iduhagije. Reka dusenge Imana dusoza, Imana ikugire neza. Mazina yanjye nitwa Nsindarugamba, wanyandikira kuri channel yacu yitwa Rwanda Gospel Ministry TV, wanyandikira kuri email yanjye ni lugamba3@gmail.com, cyangwa ukanyandikira kuri nimero zanjye za telefone aho zirahari. Twasengana Imana kandi tuvuge Imana yacu. Imana ikugire neza. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'umugambi wawe. Reka abantu bongere bagarukane ubwiza bwawe, bongere gukora ubugingo bwawe. Ingo zari zigiye gusenyuka kubera ko batakaje ubwiza bwawe, ntizubaka Imana. Bizinesi zari zigiye kurangira, reka Uwiteka Imana Nyiringabo wongere uzitangize zikomere kuko bagaruye ubwiza bwawe. Reka isengero Mwami Imana zatakaje ubwiza bwawe, Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo bagarure urufatiro aho rwahoze, bagarure Imana aho yahoze, bagarure ubusabane bwawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Igihugu cyacu turagisengeye, Mwami Imana nukomeze kukirinda, ubwiza bw'Imana Isirayeli bukizemo, mu manizo z'imiryango yose ukarinde ibirere bine by'igihugu. Mwami Imana mu turere tugize igihugu no mu murwa mukuru w'igihugu cyacu, reka Imana Isirayeli izituremo. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka abantu Mwami basenga banihira ibizira bikorerwa Mwami muri iyi si, babazwe n'indwara, babazwe n'ibyorezo, babazwe n'ibyaha, bashyire ikimenyetso, bashyire ubudahangarwa. Uwiteka Imana Nyiringabo, usengeye dayimoni z'uburwayi mu izina rya Yesu, kandi bagubwe neza abantu batwumva, bagirwe imbabazi nawe kugira ngo bazabone Imana, bave Mwami Imana kudafite umumaro, bave Mwami mu kwimura Imana ahubwo babone Imana. Uwiteka niduhabwe umugisha n'igihugu cyacu n'abayobozi bacu, kandi Uwiteka bagume kugubwa neza babone Imana yabo. Urakoze urakarama, mu izina rya Yesu Mwami wacu.